A little boy went to a telephone booth at the cash counter of a store and dialed a number. The store owner observed and listened to the conversation. Kana kagahungu gato umunsi umwe kagiye guhamagara kuri telefone ziba ziri kuri kioske zimwe mbega cyara twitaga tuvugane. Iyo kioske yari store y'ibikoresho bitandukanye gusa aho bahabariraga amafaranga y'ibikoresho byose byasohotse. Nuko umwana arahamagara ariko nyiri iyo stoke yarahibereye kandi yumva ibyo avuga byose uwo mwana. Ngendi pasi iyo ni Inkoranya TV. Boy, madam, I'm a poor boy. Can you give me the job of cutting grass in your lawn? Ako kana karatangira katima abuja ndi umwana muto w'umuhungu kandi ukennye ushobora kumpa akazi ko gukata ibyatsi mu bustani bwawe. The woman at the other end of the phone line replied, I already have someone to cut my lawn. Umugore kuri telefone igendanwa ati ndamufite unkatira ibyatsi by'ubustani. The boy then said, Madam, I'll cut your lawn for half the price of the person who cuts your lawn now. Akana kagahungu gato karavuga kati nzagukatira ibyatsi by'ubustani bwawe umpembe kimwe cya kabiri cy'igiciro Ufite wamuhaga ariko mpakazi. The woman replied, I'm very satisfied with the person who is currently cutting my lawn. Umugore aramusubiza ati nyuzwe rwose nuko uwo mfite ankorera akazi pe. The boy with more perseverance said, Madam, I'll even sweep the floor and the stairs of your house for free. Kana kagahungu gato karaguma karahatiriza kati mabuja nzajya mpanagura inkuta na esikariye z'inzu yawe yose kubuntu ariko mpakazi pe. The woman responded, No, thank you. Umugore aramusubiza n'umwiryo mwinshi urakoze cyane. With a smile on his face, the little boy hung up the phone. Akana ukarebye mu maso wese abona ko kagaragaza ibyishimo nuko gakupa telefone. The store owner who had been listening to all this walked over to the boy and said, Nyiri stoke wumvaga ikiganiro akana kagahungu kagiranye n'uwo mugore agenda asanga umwana nuko aramubwira, Son, I like your attitude. I admire that positive spirit and I'd like to offer you a job. Kana gato nakunze imyitwarire yawe rwose nakunze cyane imitekerereze yawe nge ndashaka kuguha akazi. The boy replied, No, thanks. Akana karamusubiza kato urakoze. Umugabo arumirwa bimubera urujijo ukuntu umwana yingingaga umugore ngo amuhe akazi ariko we yakamuha akaba kanze. The store owner was perplexed and said, But you were really pleading for one. Saza aravuga ati ariko wagashaka gushatse waza nka kwihera akazi mwana mutoya. The boy explained, No sir, I was just checking my performance at the job I already have. I am the one who is working for the lady I was talking to. Akana karamusobanura kati oya nageragezaga ngo ndebe niba ku kazi bankunda kandi banyuzwe na serivisi ntanga cyangwa akazi nkora. Njewe mfite akazi ninjye ukorera uyu mugore twavuganaga. Moral: invest in becoming exceptional in your work and you'll find that being irreplaceable is the greatest job security. Isomo twakuramo gerageza kuba indashyikirwa mu kazi ukora kugira ngo ube wa wundi wifuzwa ako kandi batazagusimbuza igihe icyo ari cyo cyose. Nibyo bizagufasha kurinda umutekano w'akazi kawe. Murakoze.